nagusiza cyagiye na n'ubu nazagutererana. Umubyeyi udasanzwe, umushumba udasanzwe, Apostle Alice Mignon, na n'ubu nazagutererana. Hallelujah! Nago ndabumva hallelujah! Glory to Jesus. Munyemerere mbahe ikaze mu mugoroba udasanzwe, umugoroba w'umugisha. Unyemerera aho wicaye n'abari inyuma, urebe umuntu wicaye iruhande rwawe umuhobere cyangwa umusuhuze n'akaboko, umubwire uti ndahiriwe kuba ari wowe neighbor wanjye uyu munsi. Aha, nukuri tubikore mu rukundo. Uhita umuririmbira, ngiye ngukunda urukundo rw'Imana, ngiye ngukunda urukundo rw'Imana, iyo nkurebye nkakwitegereza. Uri kubibabwira nge urumva lashes zangoye nyine, namwe murabyumva, birasaba gukanura gutya kugira ngo mbabone ahantu muri. Ariko ndabishobora, byose mbishobozwa na Yesu umpa imbaraga. Hallelujah, amen. Wakongera noneho ugahaguruka kugira ngo we re-energize ourselves mu byubahiro byawe nkugomba. Just raise up, just stand up, aho uri uhaguruke mu byubahiro byawe. Uyu ni umugoroba wo gutarama, uyu ni umugoroba w'ibyishimo, uyu ni umugoroba wo kunezerwa. Alright, noneho wongere urebe uri inyuma babiri cyangwa batatu, wongere ubabwire ngo ikaze muri Restoration Worship Experience. Mubwire ngo urahiriwe kuba twicaranye. Ubanze umubwire uti urahiriwe kuba twicaranye, ariko umubwire ngo nanjye ndahiriwe kuba twicaranye. Hallelujah! 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 I can't hear you. You can do better than that. Hallelujah! Hallelujah! Father, we give you glory. Come on, wazamura amaboko yawe, wazamura ibiganza byawe, ukabwira data ngo tuguhaye icyubahiro. You deserve the glory. You deserve the honor. Uyu mugoroba umugoroba udasanzwe. Hallelujah! Hey! Hey! Ndashaka izo ngoma. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hey! God bless you guys. Mukomere amashyi band irenze nziza. These guys are awesome. Peace niyo waguma aho ngaho wowe, ariko let's give it up. Abaririmbyi tudafite band, be the glory for a band. Mwanyemera tugashimira abacuranzi n'abahari nabo tutari kureba neza, bahari tubaha amashyi menshi cyane. Abacuranzi n'abantu bakomeye cyane. Hallelujah! Njyewe ubahagaze imbere rero nimutanyishimira ntabwo mbabwira izina ryanjye. Murimo kuza aho mugeze kuri 20%. That's 50%. That's 60%. You're almost there. 75%. 80%. 90%. 100%. You guys are the best. Murarenze cyane. Amazina yanjye nitwa Agasaro Tracy Michelle Iradukunda, ndi kibaju cya Yesu cyiza cyane. You can tell me nothing. Murabyemeye namwe cyane. Turabigendanamo neza uyu munsi. You guys mube responsive. Amen. Cyane. Nkaba ndi married to a very fine man. He's my husband. Ashobora kuba atarahagera kuko yahageze parfum ndayumva,
ariko buri ari mu nzira. Give God the glory. Samdi yake nanjye nyishimira yanjye. Glory to Jesus. Uyu munsi tukaba twateranyirijwe hamwe twese n'umugore udasanzwe. My goodness. Natangira kuvuga umugore mukaba mwamukomeye amashyi. She's a wonderful woman. She is anointed for this time and season. My goodness. Ese twakomera amashyi menshi cyane Jessica Muchowera, the woman of God that God has called. Imana yahamagaye muri iki gihe. Nukuri indirimbo ze ziradufasha. She is such a blessing. Wow. Hallelujah. Akaba yadutumiye uyu munsi nkuko mubibona kuri flyer right behind me, restoring worship experience, kandi nago turi butaho uko twaje. Hallelujah. Munyemerere mbashimire mwe mwaje kumushyigikira. Ubu se mbaha amabizu yo mu mwuka mbigenze ne ngo mbashimire. Muri abantu badasanzwe, muri abagaciro, nukuri mwikomera amashyi. God bless you. You shall never lack in your life in the name of Jesus. Namwe mujye mubona babashyigikira in the name of Jesus. Hallelujah. Tukaza kuba turi kumwe n'undi muntu udasanzwe, umubyeyi udasanzwe, umushumba udasanzwe, Apostle Alice Mignon. Mwanyemera tukamukomera amashyi menshi cyane. Turaza kuba turi kumwe na True Promises. Turaza kuba turi kumwe na Alam Ministries. Amashyi yanyarihe. Twabyemeranyijwe ko turi bukorana uyu mugoroba. Amen. So, abo twabonye hano dukomera amashyi menshi cyane. Abaramyi badasanzwe, Elion Worship. Mwanyemera tukabakomera amashyi babahesheje umugisha, right? Hallelujah. Munyemere dukomera amashyi menshi cyane Rwibutso Emma. God bless you and your entire team. You guys are awesome, awesome, awesome. Hallelujah. Amen. Rero munyemere dushimira abandi bantu badasanzwe. Iyo umuntu yateguye ibintu nk'ibi ngibi, abakeneye support, abakeneye partnership, abakeneye abaterankunga. Amen. Nago muri bunkonjane. Amen. That's good. Munyemerere dukoma amashyi kandi dushimire cyane Dove Hotel. Imana ibaha umugisha. Munyemerere dushimire Alpha Entertainment. Amazing. Munyemerere dushimire SP Shop, Better Paints, Upper Room Studio, Right Lamp Shine Group Limited. Nizere ko ari light cyangwa right ntaba nkubise imbogo. Sinza Coffee Shop, Camellia, tubakomera amashyi menshi cyane. Hari abandi bantu badasanzwe nifuza ko dushimira, Media Houses. Baba barakoze akazi kadasanzwe. Baba barapublishinze iyi nkuru ikagera naho tutabasha kugera. Mwanyemera tugashimira Media Houses. Yes, you can do better than that. Munyemere dushimire Isibo TV and Radio. Munyemere dushimire RBA. Ikintu cya mbere ni iki? Muri abantu beza cyane. Dushimire inyarwanda.com, dushimire igihe.com, Umucyo Community Radio, Life Radio TV and Radio O, Himbaza TV, Gospel Today and Nkunda Gospel. Niba ujya ureba aba bantu, ujya ukurikira amakuru, you deserve to clap for them. Yes. Yes. Hallelujah. Mumeze neza cyane. Aba bantu n'abantu badasanzwe, n'abantu bahesha umugisha abantu bakabaha support idasanzwe. Nukuri dushimira Imana ku bwa Jessica yaramamaje pe. Hari undi muntu duhuje icyo ngicyo ko yamamaje cyane. She did her best. Thank you to the media houses and all the partners and sponsors. So umwanya tugiye kujyamo rero. Bwira mugenzi wawe ngo umwanya tugiye kujyamo rero. Tugiye kwakira umuntu udasanzwe. Umuntu wow, umuntu udasanzwe waduteranyirije hano uyu munsi. Umuntu Imana ihamagaye muri iki gihe. Ndumva ntazi amagambo nabibabwiramo, ndumva ntazi uko na expressinga, ariko munyemerere mu ndirimbo ye yaguhesheje umugisha. Wayibwiye mugenzi wawe imwe yaguhesheje umugisha yiwe. Bimubwire ndakwemere mu masegonda make. Nanjye murambwiye mbabwire.
ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana. Nta yindi backup ufite ni mwebwe. Aha, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana. ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana. Mwarenze aho ngaho kuri volume ni ukuri. ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana. ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana. na n'ubu ntazagutererana. na n'ubu ntazagutererana. Hallelujah! Munyemerere niba media team bari ready. Media team, if you're ready, bagiye kudushiraho video igaragaza iri budusobanurire journey ya the woman of God Jessica Muchowera. Hanyuma muraza kubona ko agaseke gapfundikiye karaza gufungurwa. Hallelujah! Ese muracishimye? That's amazing. I love that. Media team, over to you. Umuramyi Jessica Muchowera yabonye izuba tariki ya mbere kuwa gatandatu mu 1991 mu gihugu cy'u Rwanda. Sashimye nitwa Jessica Muchowera, ndi umukristo. Navutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 1991 ngurira mu muryango. Anamutoranyije kera akiri urusoro mu nda y'umubyeyi we, maze mu impano ihebuje yo kuririmba kugira ngo imitima yihebye, ibabaye, ishenjaguritse ihembuke. Impano ye yo kuririmba yagaragaye akiri muto, kuko mu bwana bwe yakundaga kuririmbira abantu bakuru ku buryo byabashimishaga, bakamuha amafaranga aho wasangaga bamuhundagazaho ibiceri byinshi cyane. Ikindi atazibagirwa n'ukuntu iyo iwabo abashyitsi bazaga bahitaga bamamagara ngo naza aririmbira abashyitsi, maze abashyitsi bakanezerwa. Kera cyane nkiri umwana muto cyane, abantu bazaga mu rugo bakampa ibiceri byinshi kugira ngo nsubire mu turirimbo tumwe na tumwe nk'akarimbo kavuga ngo Rwanda Revenue tera imbere, Rwanda Revenue Authority. Urugendo rwo kuririmba yarutangiriye muri korali y'abana mu karere ka Rwamagana, ariko nubwo ari umwana muto aririmba muri korali y'abana, korali z'abakuru zajyaga zimuhamagara akaza kuzifasha, cyane cyane iyo zabaga zifite ibiterane bikomeye. Nakomezaga njya mu zindi korali, none nkisanga ntagira korali ndirimbamo, navuga ngo iyi ngiyi ngo niyo korali yanjye. Korali zose zigashaka ngo turirimbane, nkaguma ndirimba. Ku rusengero narimbaga mu makorali atandukanye. Urugendo rwe rwakomereje mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2012 ubwo yaraje kwakomereza amasomo, akaza no guhita yinjira muri korali Injili Bora, aho yagiriye ibihe byiza. Naje kumenya ko hari eperi Karugira, njya mu materaniro bisanzwe, ngezeyo baranyakira, mbona korali yaririmbye, mbona yaririmbye neza, numva ndayishimiye cyane. Hanyuma rero nkomereza muri Injili. Impano nagiraga impano yo kwandika indirimbo, nazanye ndabihamya, nazanye n'indi ivuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa mu butayu no gushaka amazi, ni ku mutima wanjye ukunyotewe, ngo wongere unyereke bundi bushya. Imana yaje ku
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Uwo mwami reka tumuzamurire icyubahiro arabikwiriye. Wamuvugiriza akarura huri. Hallelujah, hallelujah. Tuhaye ikaze mwami Yesu. Ubishoboye twafatikanya kuramya Imana muri aka kanya. Haleluya. Ukiza enda serutse misemo kugukorera numwete ndaje numviye ryajwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere ukorere. Ukiza enda serutse bisemo kugukorera numwete hora rimpamagara ngo nemere gukorere. Kuko nzi rwose ko aho ujya ntari heza, ndi imbere yawe ndumva amahoro menshi, ntabwo bafite dufatikanye kuramya Imana muri aya magambo. Haleluya. Ndaje numviye ryajwi ryawe, dufatikanye twese abayizi. Hora rimpamagara ngo nemere. Twongere kandi tumwature. Ukiza wenda serutse. Haleluya. Bisaba kugukorera wese. Haleluya. Hallelujah. Umwete wanjye wose
ntabwo ndimo kubabona ariko ndizera ko namwe mwarahindahiye yo gukorera Yesu. Haleluya, haleluya. Ese abamama bari hano Imana yiyeretse ni bande ngo turebe? Haleluya, haleluya. Abapapa Imana yiyeretse ni bande ngo turebe? Haleluya, haleluya. Tugiye kuri indirimbo iri kuri album yacu igiye gusohoka vuba, ivuga ku bantu Imana yiyeretse, ivuga ku bantu Imana yahinduriye amateka, ivuga ku bantu Imana yazahuye. Ese nawe uri muri abo ngabo ngo tuzamurire Uwiteka Imana ibiganza? Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Amen. Nuze kwifata, ushoboye kubyina wabyina. Hano twaje gushima Imana. Haleluya. Ndashaka ko mutaza kwifata mwese, tubyine ababishoboye. Haleluya. Hallelujah.
tubyinire Yesu waduhinduye ab'agaciro. Dushimire uwo Yesu nashimye. Sasa twakomeje kubyina twireba abandi bakazamura ibiganza bicaye. Aya matara ari kumurika cyane ntago turi kubabona. Turabasabye muhaguruke ababishoboye umva ufite imbaraga uhaguruke tubyinire Imana. Imana ibaha umugisha. Ubishoboye uhaguruke. Aya aya aya. Ameniona yes. Ameniona yes. Aha. Ameniona yes. Ameniona. Ameniona.
kuomboleza kwangu ameniona, ameniona, tuzama, ameniona, tuzama ibiganza gutya, ameniona, huyu Yesu we, ameniona, gutya, Amen. Murakoze cyane Imana. Ameniona, ameniona. Say amen. Say ameniona, ameniona, ameniona. Tuzamura. Kumbuka jioni uhituka
seka neza wishimye arakamata kamata mwe wanza mutite arakamata kamata ni he arakamata kamata kamata arakamata kamata shuka 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 anakamata kamata kamata anakamata kamata 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 Kucha, kucha, kucha. Sunda, sunda, sunda. Sikizi, sikizi, sikizi. Say